Reka tubasuhuze mwese abaduteze amatwi muri aya masaha. Tumaze kumenyera twese ko tuba dufite amateraniro, tukaba rero tugeze muri uyu mwanya wayo. Turabakiriye kandi tubahaye ikaze mwe muduteze amatwi mutureba kuri YouTube channel Ivugurura n'Ubugorozi, namwe mudukurikiye mutwumva kuri Radio Rise cyangwa se Radio King. Mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro. Turanabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ngo Uwiteka abahire. Uyu ni wa mwanya rero w'icyigisho, ariko uyu munsi twifuje gukora ikiganiro kiri buze kuba gifite insanganyamatsiko itubwira ngo ubukuru n'amazina y'ibyubahiro. Ubukuru n'amazina y'ibyubahiro. Nk'uko mubibona rero ku batureba by'umwihariko dufite abatumirwa babiri bari buze kudufasha muri iki kiganiro. Duhereye iburyo bwanjye, reka tuakire mwene data abibwire, turagera no ku uri bumoso bwacu nawe abibwire, maze dukomeze n'ikiganiro. Murakoze. Nitwa Munyagisenyi Ngango, umubwirizabutumwa bwiza mu Ivugurura n'Ubugorozi. Murakoze. Nitwa Ntakirutimana Emmanuel, nanjye ndi umubwirizabutumwa bwiza. Tukaba dusangiye uru rugendo rujya mu ijuru. Murakoze. Murakoze cyane. Reka twishimire uyu mwanya mwiza tugezemo. Rero tugiye kugana kuri insanganyamatsiko y'ubukuru n'amazina y'ibyubahiro. Ariko ubukuru buba mu nzego zitandukanye, ariko ntago tuvuga ubundi bukuru bujyanye n'ibya politiki, ahubwo ni ubukuru nk'uko mubibona muze yicane ikibwiririzaho. Ni ubukuru bujyaniranye n'amadini n'ibyubahiro. Ibyo byose nibyo tugiye gusesengura, ariko tugambiriye kumenya umukuru ninde, ubukuru bwemewe mu itorero ni ubuhe, ese Kirisito aba yashyizeho nk'abakuru ni abahe, ese abo bakuru bo bari bahawe izihe nshingano. Ibyo n'ibindi byinshi nibyo tugiye gusesengura muri uyu mwanya. Tudatinze rero tugiye gusaba mwene data Emmanuel adusengere. Nidumara gusenga turakomeza neza mu nsanganyamatsiko yacu. Murakoze. Reka twubahe Imana dusenge. Urakoze Muremyi wacu, uduhe uburenganzira kuko ufite ubushobozi ngo tuganire ku ijambo ryawe. Turagushimye cyane, habwa icyubahiro. Twebwe n'abo waremye twungura ubumenyi, kandi uduhe guhagarara mu nzira wifuza. Abaduteze amatwi bakure mu by'umwuka, mu bitekerezo. Ngaho uyu mwanya dukore tuyobowe nawe, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Reka dukomeze noneho nk'uko twari tumaze kubabwira ko insanganyamatsiko yacu ari iyo ngiyo, ubukuru n'amazina y'ibyubahiro. By'umwihariko tugiye kuganira kuri iyo nsanganyamatsiko ifite utugingo dutandukanye tugiye kugerageza kuvugaho mu buryo burambuye nk'uko muri buze kubyumva. Rero turasaba kugira ngo mwene data Munyagisenyi Ngango adusobanurire ese ninde mukuru w'itorero rya Kristo, kugira ngo turusheho gutangirira mu mizi y'ikibazo nyirizina. Murakoze. Murakoze. Muri iyi nsanganyamatsiko igira iti ninde mukuru mu itorero rya Kristo, nta rujijo rifite, ahubwo ijambo ry'Imana ryabigaragaje neza mu gitabo cy'Abefeso igice cyaho cya mbere umurongo 22 atubwira aya magambo tugiye gusoma, atubwira umukuru mu itorero rya Kristo. Mu gitabo cy'Abefeso igice cyaho cya mbere umurongo 22 aratubwira ati, kandi yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Kandi yamuhaye gutwara byose bishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose. Mu buzima bw'abantu busanzwe haba hariho abakuru batandukanye, abo mu nzego z'ibanze, abakurikiyeho kandi n'umukuru usumba abandi bose. Yesu rero ijambo ry'Imana ritubwiye yuko
imana yamugabiye itorero ngo ribe umubiri we nawe abe umutware waryo ariko usumba byose. Mbese Yesu ni umukuru w'itorero mu buryo bwa mbere kandi bwo hejuru, ni umutware w'itorero mu buryo bw'ikirenga, niwe ukuriye itorero. Mu gitabo cy'Abefeso none igice cya 4 umurongo waho wa 15 hatubwira amagambo ajya gusa n'aya ashimangira iri jambo, havuga 4:15 ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo dukurire muri we muri byose, uwo niwe mutwe ari we Kristo. Muri Bibiliya amasomo menshi yerekana yuko Yesu n'itorero rye ni nk'umubiri n'umutwe, kuko umutwe ari wo mutware w'umubiri, niko Yesu ari umutware w'itorero, niwe mukuru waryo. Ndetse mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 23 umurongo wa 10 Yesu avugana n'abigishwa be yababwiye amagambo akomeye kuri iyi ngingo yerekeranye n'ukuriye itorero rya Kristo cyangwa se umukuru waryo. Yaravuze ati aho ni itegeko rikomeye, kandi ntimuzitwe abakuru kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Aya magambo nta rujijo rurimo. Yesu amaze guhabwa itorero, dore ko yari gabiwe n'Imana yamuhaye iryo torero, amaze gutanga umubiri we ku bw'itegeko ry'Imana n'urukundo rukomeye, Imana yamuhaye itorero ngo ribe umubiri we, abe umutware waryo. No mu nyigisho za Yesu aravuga ati ntimukazagire. Iri ni itegeko ntakuka. We yahawe itorero, ni irye, yaregabiwe, yaripfiriye, arihawe na se, ribaye umubiri we, agiye kuriyobora nk'umuyobozi. Aravuga ati ntimuzagire umuntu mwita mukuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Aya n'amabwiriza atarimo amarenga, adaciye ku ruhande. Rero mu gisubizo kigufiya kandi gikomeye ni uko umukuru w'itorero rya Kristo w'ikirenga, usumba byose, usumba bose, witwa iryo zina ngo mukuru waryo ni Yesu Kristo. Niko yabyivugiye, kandi intumwa zamubwirije zagaragaje ko ari ukuri, ari we mutware w'itorero. Ndumva rero wenda muri magufi n'abagarukije aho ngaho, ariko mugenzi wacu yakongeraho hariho n'abandi bashobora kuba ari bakuru, ariko ku itorero Yesu niwe mukuru. Akoze cyane. Reka mwene data niba ari cyongeraho, nubwo binasobanutse cyane. Nibaza ko byasobanutse rwose, twakomeza. birasobanutse kuko Yesu aravuze ngo ntimuzitwe abakuru, ntihazagire uwo muri mwe witwa umukuru, umukuru n'umwe niwe Yesu Kristo. Ibyo rwose birasobanutse mu buryo bwagutse, kandi ibyo yabikuye no mu mvugo gusa, bishyira no mu bishushanyo, avuga ko ari we umutwe. Rero turabizi neza mu buryo bwa siyanse, umutwe rwose niwe uyobora umubiri, kuko amaguru ntajya apfa guteruka umutwe ubwenge butabitekereje. Ibyo birumvikana cyane. Reka dusimbukire twihuta. Mwene data Ntakirutimana Emmanuel tumubaza ati se nta buyobozi cyangwa se nta bayobozi babungirije Kristo yasize, niwe mukuru waryo uhereye hasi kugera hejuru, ko tuzi ko akunda abantu kandi yabacunguye, yabasize mu isi gutyo gusa, akomeza kubayobora gutyo gusa mu buryo bw'umwuka, nta bantu yasize bamwungirije. Murakoze. Yesu ari ku isi, imirongo myinshi tutari busome, yatoranije abigishwa be, arabatuma ngo bajye kubwiriza. Ubwo ibyo yenda muzabisoma muri Matayo igice ni icya 28 uhereye ku murongo wa 19. Abatuma mu isi yose ngo abari mu isi yose babahindure abigishwa. Noneho ubwo yabatumaga hari hashize iminsi nk'uko bivugwa muri Luka, muri abo bigishwa be, aha ndakomeza kuhashimangira, atoranijemo bake, kuko abigishwa be bari benshi, yatoranijemo bake, arangije abita intumwa. Ibyo byanditse muri Luka 6 umurongo wa 13. Ijoro rikeye ahamagara abigishwa be, atoranyamo 12 abita intumwa. Ubwo aha mbese niho izi ntumwa nizo yari atumye mu isi ngo zijye kubwiriza, ubwo bo bamuyobotse akaba ari abigishwa benshi.
bakaba bishimiye kubana nawe, banejejwe no gutandukana n'icyaha no kugira imico ihindutse, bafite ihumure muri we kuko bari kumwe nawe. Yifuza ko ibyo byiza bungutse babigeza no ku bandi, abatoramo bake rero abita intumwa. Noneho abo yise intumwa baragiye hirya no hino ku isi barabwiriza, haboneka abamuyoboka. Noneho buri gasozi, buri karere, niba hari abemeye ubutumwa i Korinto, niba hari abemeye ubutumwa Efeso, nacyo cyari ikirere kigari, ubwo nticyaburaga yenda nk'uko bavuga ngo i Musanze, ngo ariko ngo hariho na Gashangiro, ngo hariho na Mpenge, ngo hariho na Muhoza. Ako agakaritsiye karimo abayobotse Yesu, bajyaga bari imitsinda bateraniramo rikitwa itorero, ko bita ngo ni eglise locale. Iryo torero rero ryagiraga urihagarariye, ariko uwurihagarariye ubwo ntabwo abaye mukuru waryo ku isi, ahubwo ni iryo tsinda agiye kuyobora. Ubwo rero nibyo byanditswe mu rwambere rwa Timoteyo. Uyu muntu wabaga ahagarariye iryo tsinda rito, ntaragera mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, ndabanza n'ubundi ngaruke mu Befeso, uko yafashe babandi akabita intumwa. Izi mpano zose yifashishije ngo abamuyoboka bagwire, niwe wazitanze. Ni Abefeso 4:11, nuko aha bamwe kuba intumwa nk'uko n'abandi yabise intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abere batunganizwe rwose gukora umurimo wo kugaburira iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Itorero ni ryo mubiri wa Kristo, kugira ngo rikomeze ribungabungwe. Izi mpano zose yazishyizemo. Noneho muri izo mpano iyi yitwa abungeri, ni Kristo wayishyizemo. Ubwo hari abaje mu bihanye baza bayifite yayibahaye. Abizera ese ni impano nko kuba intumwa, nko kuba umuvugabutumwa, nko kuba umuririmbyi, n'izindi tutari buvugire hano. Noneho ka gatsinda gato niko kicaraga kakarobanura, gutora cyangwa se gutoranya muri ko ubabera umukuru w'itorero, atari uw'iry'isi, atari uw'itorero ry'akarere, atari uyoboye iry'igihugu, atari uyoboye iry'ikontina cyangwa se iry'umugabane, ahubwo ako gatsinda basengeramo baramurobanuraga. Ubwo ni Timoteyo ya mbere 3:1, Timoteyo ya mbere igice cya 3 umurongo wa 1. Inshingano y'abepiskopi n'abadiyakoni. Iri jambo ni ryo kwizerwa, ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Ubu bavuga ibyabaga bimuranze, ni uko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo, kuba umugabo w'umugore umwe, aba udakunda ibisindisha, wirinda ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo aba umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'impiya, utegeka neza abo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka abo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Kandi ntakwiriye kuba uhindutse umukirito vuba, kugira ngo atikakaza akagwa, agacirwaho iteka Satani yaciriweho. Kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze, kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Ubwo rero ako gatsinda gato karobanuraga uyu muntu gakurikije biriya bisabwa. Si ishuri yajyaga kwiga ngo azane diporome bamuha akazi ko kuyobora itorero, ntabwo ari uko yabiteretaga kwa se na se wabo, ahubwo yabaga afite iyo mico igasomwa bakamurobanura bakurikije iyi mico. Ako gatsinda gato akakayobora, ariko bajya bita ngo ni eglise locale. Noneho nta hantu byigeze biba, byanditse no muri Tito 1:5, habaga ubwo Pawulo nk'intumwa abwiye intumwa n'abandi bakorana umurimo, ngo yabwiye Tito ngo icyatumye ngusiga Ikereti kwari kugira ngo utunganye ibidatunganye, ngo ushyirishe abakuru b'itorero ku matorero yose. Bari bene nk'abo, ntabwo yazaga ari ikimanuka ngo abatuye nk'aha dutuye babone bagiye kuyoborwa n'uwo batazi yavuye, ahubwo ni umwizera bakiranye ubutumwa, nabo bizera babwakiriye hamwe, barerewe hamwe, bigishirizwa hamwe, nuko bagaterana bakicara bakirobanuramo urabahagararira uwo kurinda iryo torero ry'Imana nk'umwungeri. Ubundi agira amazina menshi, yenda turaza kuyageraho. Noneho
inyuma ye si ubwo mu kurobanura uwubabera umuyobozi ntabwo bashingiraga no kuri izo mpano. jite ni ibi bakurikizaga ibi Yego, dusomye yego. utari umukunzi w'impiya. ntabwo bavuga ngo zana diporome wizehe teoloji, oya ibyo ntabwo byari birimo. ntabwo bavuga ngo ubundi ngo byagenze, bararebaga mbe akunda impiya, oya. ntabwo ari umunywi wa vino, oya. si umunyarukoni, oya. ashimwa neza n'abo hanze, yego. ntabwo ahindutse umukristo vuba, yego. amaze utunsi. kuko ubundi bamwe bavuga ko ijambo n'ubundi episikope bamwe basobanura ko ngo ari ihundo ngo rirebera ayandi. kumwe mu murima w'amasaka hari ukuntu ihundo ritukura mbere y'ayandi rigasa n'iriyabimburiye. uwo nubwo babwakiriye ari benshi, ariko ubu barushije akenge, ubu barushije gukerebuka no kubimenya no kubishobora no kwitanga mbere, ni uwo barobanuraga. nta n'urujijo rwabagamo, nta na kampeni zakorwaga nk'izi mubona mu madini ngo muzantore, ngo muzabingiremo, ngo abana ko batadutwara uyu mwanya. ibyo ntibyabagamo. bose bari buzuye umwuka wera w'Imana, bazi ko ikigambiro ari ukuyobora itorero ry'Imana neza. iyo mico yarasomwaga bakamuhurizaho, nubwo yaba atari mu bwoko bwabo, mu muryango wabo, bose bakamuhurizaho. nguwo umwungeri wungirije kirisito. noneho ntabwo uwo murimo yawukoraga wenyine, kuko uyu we yabaga ashinzwe iby'umwuka by'itorero no kuriragira. habaga ku ruhande rwe hari mugenzi we witwa umudiyakoni. uyu nawe yabonetse mu byakozwe n'intumwa, igice ni hano muri cya gice cya 3 cya Timoteyo, umurongo w'8 birahanditse ngo kandi n'abadiyakoni nabo nuko. ubwo hafi ya mico y'umukuru w'itorero nayo barayisabwaga. ariko nshaka kubwira abantu, bwa mbere umudiyakoni cyangwa se umudiyakonikazi aboneka mu itorero, dore icyo yari atorewe. ndavuga aya mateka abantu bayumve. ubusangwe intumwa zari zizi ko kuvuga ubutumwa bwiza mu kanwa nk'uko turi kuvuga ari umurimo umwe, ariko zari zizi ko uwurusha imbaraga ari ukuvuga ubutumwa bushyizwe mu bikorwa, gufasha abakene, imbabare, kwita ku bagowe, uwo ari umurimo wabo. noneho mu byakozwe n'intumwa 4 umurongo wa 32 ngo izo ntumwa ngo abizeye bahuzaga umutima n'inama, ngo nta mukene wabagamo, ngo bari bafite amazu n'amasambu, ngo bajyaga babijyana ku isoko, ngo bakabigurisha, ngo bakaza bakabigabanganya abantu, buri wese agahabwa icyo akennye. noneho uwo murimo, ibyo baga bagurishije babizanaga ku birenge by'intumwa, za ntumwa zibwiriza ubutumwa. kandi ubwo Imana yarazishinze kubwiriza n'ijambo. noneho zahugira mu kugabura, umurimo w'ibwirizabutumwa ukagira inkomyi. noneho ziga uburyo zashaka abazunganira bagakorera mu ishami ryo kugabura ibyo kurya n'ibyo kunywa n'imyambaro, bafasha abakene ibi bisanzwe, kugira ngo zoroherwe zo zibwirize ubutumwa. niho hatowe abadiyakoni. ndahera ku murongo wa 2 byakozwe 6 abo 12 bahamagara abigishwa bose bati, ntibikwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura. nuko bene data, mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa, buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo, ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. ubwo noneho niho hatowe aba badiyakoni barimo ba Filipo na ba Stefano, mu ijambo rimwe, iruhande rw'umukuru w'itorero ariwe witwa pasiteri, biturabisobanura, ariwe mwepiskopi, ariwe Euda kubumva icyongereza, ariwe ancien de l'église ku bavuga igifaransa, ariwe muzee wa kanisa ku bazi igiswahili, ryo n'izina rimwe. uyu iruhande rwe habaga hahagaze umudiyakoni ushinzwe iby'umutungo w'itorero, kuwakira, kuwubika, kuwugabura, ahereye kuri izi mbabare zabaga ziri mu itorero. noneho izo nzego ebyiri, ubwo ni ka gatorero kamwe k'ibunaka, izo nzego ebyiri zonyine nizo zitwaga ko ziyoboye. abandi bose bakaba abakozi b'Imana mu mpano zitandukanye, baba intumwa, baba abavugabutumwa, abaririmbyi, abasura, abahimba, abahanga, abakundana, bakira abashyitsi. izo zose nazo z'impano n'izindi zitavugwa. ariyo mpamvu mu Bafilipi niyo Pawulo yabaga agiye kwandikira itorero, n'izo nzego yavugaga. nta rundi rwego ruriho. ni Abafilipi 1 umurongo n'uwa 2 n'ubundi haranditse ngo, Pawulo na Timoteyo, imbata za Kristo Yesu, turabandikiye mwebwe abera bo muri Kristo Yesu b'i Filipi bose, hamwe n'abepiskopi n'abadiyakoni. handikiwe abantu 3, handikiwe abera,
handikiwe abepiskopi, handikiwe abadiyakoni. Ubwo ubudiyakoni ni wa wundi ushinzwe umutungo, yatowe mu bayobozi. Umwepiskopi ni wa mukuru w'itorero uyoboye rya tsinda ry'ibunaka. Abera rero ni abandi bose mu mpano zitandukanye. Ngaba babaga mu itorero, nta zindi nzego. Ngabo rero abungeri, abayobozi bungirije Kristo. Murakoze. Murakoze cyane rwose kuri iki kibazo, ndumva cyumvikanye ku badukurikiye baje nyuma. Turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ubukuru n'amazina y'ibyubahiro. Batangiye badusobanurira umukuru w'itorero ngo ninde, bamutubwiye ko ari Yesu Kristo. Ndetse ku kibazo cya kabiri, nubwo tubonye umudiyakoni n'umukuru w'itorero, n'ibisabwa kugira ngo babe bo, ariko tubonye ikintu cyungirije Yesu cya mbere mu itorero ari impano. Izo mpano yagiye aha abizera, abo yahamagaye bose zitandukanye. Tubonye ko zigizwe twazishyira mu nzego eshatu: ni abizera cyangwa abera, ni umukuru w'itorero ndetse n'umudiyakoni, nk'uko babidusobanurira mu buryo burambuye. Sinzi niba hari icyo ngango yabivugaho kuri iyi ngingo, twihutira kugera ku zindi twateguye kandi nazo mugomba kumva, kuko ari wo mugambi. turumva byumvikanye. Birumvikana. Urakoze cyane rwose. N'undi turagaruka kuri Manuel tumubaza ikibazo kivuga ati none ni ubuhe bukuru Kristo yaba yemera, kuko tubona amadini hari ukuntu byagiye bihindana uhereye mu kinyejana cya mbere kugeza uyu munsi, aho usanga abakuru n'amazina arahari atandukanye. Mu by'ukuri ni ubuhe bukuru noneho Kristo yemera akavuga ati ubwo bukuru ni iki buzashingwa, kandi noneho ni nabwo nemera kandi nabwo nsize mu isi. Murakoze. Murakoze ku kibazo cyiza. Ku bateze amatwi, ingingo y'ubukuru ishishikaje benshi, niyo mpamvu igomba gusobanuka tuyivuye imuzi, cyane ko benshi mu bavuga ko bagiye gukorera Imana, ikiba kibaraje ishinga si ubwuzu bwo kwihesha icyubahiro, ahubwo hari abajya mu myizerere runaka bari kuvuga bati yenda nimara mu kwezi nzaba iki, nimara y'umwaka nzaba iki, niba itanu nzaba iki. Nuko icyo kigaharanirwa atari uguharanira ko izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Bakakigira, bamwe baranakirata, akavuga ati umaze kuzamurwa mu ntera, bungeze ku rwego rwa kangahe, niyo azasoreza akaba ari kuhareba. Ibyo bakabirangamira. Urumva ko iyi ngingo igomba gusobanuka. Yesu rero banyihanganire, ngiye kubabwira ko we yabicuritse. Hari ubukuru yemera, hari ubukuru yemera. Ndasoma umurongo wa Matayo 20:26. Yesu hari ubukuru yemera, kandi nanjye nabwemeranya nawe 100%. Haranditse ngo ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu, kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe ajya aba imbata yanyu, nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Uyu murongo ndawusesengura, nshyizeho n'uwa Matayo 23:11, ahanditse ngo ahubwo uruta abandi muri mwe ajya aba umugaragu wanyu. Uzishyira hejuru azacishwa bugufi, uzicisha bugufi azashyirwa hejuru. Nk'uko mubizi, nk'uko biriho n'uyu munsi wa none, Yesu yaje mu isi iby'iyobokamana byaragizwe bizinesi. Abatambyi, abafarisayo n'abandi bakomeye mu idini bitwaje kuvuga iby'Imana ariho bakura inyungu n'icyo kurya. Byageze ubwo n'ibitambo akantu kose bagashakamo inyungu. Ibitambo bakabigurisha bizera babahenze, amafaranga bazanye bakabasaba ko bagura igitambo mu ifaranga ry'idini rya shekeri, bakabavunjira babahenze. Inyama z'ibitambo bakazirya ari wo munezero, kandi kuzirya ari ukwishyiraho gukiranirwa kw'abanyabyaha. Ibyo muzabisoma muri Hoseya 8:13. Byageze ubwo Imana ivuga ngo ibitambo mu ntambirira ntabwo nzabyemera, kuko mubikorera kugira ngo mwibonere inyama zo kwirira. Rero icyo gihe ubwo bukuru bwaraharanirwaga,
umukuru w'igihangange batinya, bataramutsa, batakwegera nk'uko biriho ubu. Ubu ukenera ukabanza kwaka audience, amezi akazirenga n'imyaka utamubonye. Utahisha inzu ngo umutelefone ngo gutabare. Uwo utaba wagiye guhinga urudehe ngo umuhamagare aze mu baraguhingira. Abo bakuru bariho mu idini, ku buryo umuhamagaye ukavuga utaro ejo yenda ndasakara uzu nterurira utubati cyangwa udutegura, babona waragwaye. Hari abakuru b'ibihangange baruta n'abategetsi bo mu isi kandi bicaye mu by'iyobokamana. Abo rero Yesu yarabicuritse aravuga ngo ngewe ubukuru nemera, uzaza akaba umugaragu w'abandi iwanjye mu bwami bwanjye azaba ari mukuru. Ni ukuvuga ngo yitangaho urugero, aravuga ngo naje nje kubakorera, sinaje gukorerwa, naje nje kubakorera no gutanga ubugingo bwanjye kugira ngo b'incungu ya benshi. Tubivuge tubyerure, ubwo Yesu ari ku isi ntawe yakeneyeho ubufasha. Yaragabuye, yarahumuye, yarazuye, yarahumurije, yakirije abanyamibabaro, yikwereye ubumuga bw'ibimuga nk'uko byari byarahanuwe. Imibabaro yacu yose ayishyiraho. Ku musozo atanga ubugingo bwe kugira ngo ab'incungu yatwe twese. Noneho mu Rwambere rwa Yohana 3:16, iki ni cyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo. Ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Umuntu wese witeguye kuruha ngo abandi bagubwe neza. Umuntu wese witeguye kubwiriza injiji ngo zijijuke. Umuntu wese witeguye kubwiriza abanyabyaha ngo bagirane isano n'Imana bazabona ubugingo buhoraho. Umuntu wese witeguye gutanga ibye ngo imfubyi n'abapfakazi babiryeho. Umuntu wese witeguye kuba ihumure ku banyamibabaro. Umuntu wese witeguye kuba inama ku batazigira. Akaba umubyeyi ku mfubyi. Akaba urugo rwakira abanyamibabaro. Uwo uruha ngo abandi bagubwe neza mu bwami bwa Yesu ni mukuru. Ubwo bukuru arabwemera, ubwo ni ubwa mbere, ariko ntarabuvaho. Ndasoma iri jambo riri mu gitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose. Abaduteze amatwi barihangana, ndasoma icy'igifaransa. Ni urupapuro rwa 543, ni icyigisho cya 60. Harimo ijambo rivuze ngo mu bwami bw'iyi si iyo uzamuwe mu ntera biba bivuze ko wongerewe icyubahiro. Ubwo niko ku isi bakora. Nta watinya kuvuga ko rubanda babayeho ari ibyo kurya by'abayobozi. Imbaraga rukuruzi, ibyo bita influence, richesse, ubukire, instruction, amashuri abantu bize, autant de moyens pour les chefs de gouverner les masses. Nibyo abakomeye, nibyo abakuru bo mu isi bifashisha bakayobora rubanda. Aux classes supérieures de penser, de décider, de jouir, de régner, aux inférieurs d'obéir et de servir. Aho mu nzego zo hejuru bashinzwe gutekerereza rubanda, bakabafatira imyanzuro, bakishima, bakima nk'abami. Naho ba rubanda rwo hasi ni ukubumvira no kubakorera. Ubwo mu isi ni uko bigenda, nta n'icyo bidutwaye. Aho ni mu isi. Noneho hano kuko mu itorero byagombaga kuba ikinyuranye. La religion elle-même, comme toute autre chose, est une question d'autorité. Ubwo ni uguhera mu gihe cy'Abayuda. Iyobokamana nayo kimwe n'ikindi kintu cyose yahindutse igitegetse. On attendait du peuple qu'il crut et agit conformément aux directives données par les supérieurs. Birindiriwe ko abizera baciye bugufi bazakora kandi bazayoborwa n'amahame babwiwe n'abakuru babatekerereza. Le droit de l'homme quand on pensait à agir comme tel pour son propre compte était complètement méconnu. Uburenganzira bw'umuntu bwo kwitekerereza nkawe agakora ibyo yanzuye nkawe mu idini ntibukibamo. Le Christ voulait établir son royaume sur des principes différents. Icyari kizanye Yesu rero yashakaga gushinga ubwami buri ku mahame anyuranye nayo ngayo. Il appelait les hommes non à exercer l'autorité mais à servir. Abo yahamagaye bose nta n'umwe yahamagariye gutegeka, ahubwo abo yahamagaye bose yarabahamagariye gukorera abandi. Le plus fort devait porter les infirmités des plus faibles. Umunyembaraga yagombaga kwikorera ubumuga bw'urusha abandi kuba umunyantege nke. Puissance, position, talent, instruction conférée à leurs possesseurs des plus grandes obligations de servir les semblables. Abafite ubushobozi, abari mu myanya yo hejuru, abafite impano cyangwa itaranto bahawe, abize amashuri, bene byo ntacyo bibamariye,
ahubwo bibashyiramo umwenda wo gukorera abatabigira. Aho ni mu bwami bwa kirisito. Noneho rero gufata sisiteme yemewe mu buyobozi bw'isi ukayizana mu itorero, nawe hakabamo ba nyakubahwa intavuguruzwa, abatekerereza abandi kandi mu by'Imana tujya inama bitewe n'uko twese twahawe impano zitandukanye. Ni ibyo Yesu yanze mu gihe cy'abayuda, ni nabyo akomeje kwanga uyu munsi wa none. Ubukuru Yesu yemera ni ubw'umuntu wese uri hariya, ari ibyo kugira ngo abandi bamurye, ari ikinyobwa ngo abandi bamunywe, ari umunyembaraga gukorera abatazigira, ari umunezero ku bababaye, uwo witeguye gukorera abandi nka Doruka musoma muri Bibiliya, wajyaga buha imipira n'imyenda mu budodo bwe, ikoroshi ye, igihe cye, amafaranga ye, yagwiza akenda agahereza umupfakazi, yagwiza kandi agahereza umunyamibabaro, kugeza ubwo yapfuye. Muzamusoma mu gice cya 9 cy'ibyakozwe n'intumwa. Bararira, barababara. Erega n'utakunda ubwo butumwa bwiza yakunda abo babuyobotse bari gutuma imitima yabo inezerwa. Rero ubwo bukuru bwo gukorera abandi nibwo bwa mbere Kristo yemera. Ubayeho azi ko aruhira abandi, ntibiburyajya no kwibeshya no kwibeshyera. Aho abantu bavuga ngo bakorera Imana bikorera, bitwaje gukorera Imana, ubu ho biriho. Kumva umuntu arakubwiye ngo njye ngo ndya amaturo, ngo nywa amaturo, nambara amaturo, ngo irangi ryo mu nzu yanjye ni amaturo, ngo umwana wanjye yiga ku maturo, ngo inkweto ni amaturo, ngo mushwara mfuna amaturo, akabyivuga akishongora imbere y'imitima ishonje ibabaye, ayibwira ko ayirya imitsi. Ubwo bukuru bumeze butyo kwa Yesu ntibubayo. Umukuru bazi kwa Yesu ni uruha ngo abandi bagubwe neza. Noneho ubukuru bwa kabiri hari ibyo tutakirirwa tubaza Yesu. Pawulo niwe wajyaga agera akavuga ati no muri kamere yanyu ntibibahamiriza. Muri Bibiliya hatwemerera n'abakuru mu myaka, aho twaba duteraniye, wa musaza w'imyaka 90, 80, 100, nubwo yaba nta n'icyo azi nta n'icyo ashoboye mu mirimo ikorwa mu itorero, mu Balewi 19:32 haranditse ngo uhagurukire, ujye uhagurukira abakuru, wubaha abasaza ndi Uwiteka. Abo nabo turabazi kuko itorero ry'Imana, abasoma Bibiliya ntabwo aribo baba abanyakinyabupfura gike ngo bibagirwe ko umusaza akwiye kwitabwaho. Ndetse n'abo dusengana bakuru mu myaka, nubwo baba banacumuye, twigishwa ikinyabupfura cyo kumenya uko turi bubagenze. Ngaho Timoteyo ya mbere 5 umurongo wa 1 n'uwa 2, ntugacyahe umukuru, ahubwo umuhugure nka so, n'abasore bahugure nka bene so, abagore bakuru ubahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe, ufite umutima utunganye rwose. Ni ukuvuga ngo hari abakuru mu myaka, baba abagore baba abagabo, abo nabo nubwo baba bakoze n'amakosa, dore uyu mugaragu w'Imana yahuguraga intumwa bagenzi be, ababwira ko bazajya nyine babahane babacyahe, ariko nka so, umuhugure nka so mwana we, umuhugure nka nyoko, dore ni mukuru. Hari icyubahiro rero abo bamaze imyaka bakwiye. Mu itorero hari n'abadutanze kwakira ubutumwa. Ibyo nabyo muzabisoma mu Baroma 16:7, aho Pawulo yavugaga abantu barimo n'abagore ngo nibo bambanjirije kuba intumwa, ngo bambanjirije kwinjira muri Kristo. Abo nabo hari icyubahiro kibakwiye, ariko kitari ukubunamira no kubaramya nk'ibi biriho, cyangwa kubatinya kugeza ubwo utababwira n'ikibazo ugize ari bene so. Hari n'ababandi rero twavuze batowe ngo bayobore ka gatsinda kamwe kirya nino. Nibutse abaduteze amatwi ko uyoboye itorero rito ry'ibunaka n'undi ry'ibunaka, nta hantu handitse muri Bibiliya ngo ayo matorero mato mato aziyegeranye batora undi uyayobora yose. Ngo mu karere n'uturere tuziyegeranye dutora utuyobora mu ntara, n'intara ziziyegeranye zitora uziyobora mu gihugu, n'ibihugu byiyegeranye bitora ubiyobora ku isi. Ntaho byanditse, ahubwo bose barareshya. Ngira ngo mu yindi myanya turaza kubibona nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Murakoze rero, ubwo bukuru bwo gukorera abandi ukabaruhira buremewe 100%. Amen. Reka dushimire Imana cyane ko ibintu bikomeze gusobanuka, ariko mwene data ndabona nyine iki kimenyetso ko ari ikindi ushaka kongeraho. Reka tumuhe akanya nawe. Hari ijambo ry'Imana risomwa tukarigereranya n'ibyo abantu bamenyera, hari igihe bumva bisa n'ibidashoboka, ariko igihamya nuko byashobotse. Ngo igihe Yesu yigishaga yuko ababera abandi abayobozi
bagomba kuba ari abantu bemera kuba abagaragu babo. Mu byakozwe n'intumwa 15:25 na 26 tubwira ngo twashimye guhuza inama yo gutoranya abantu aba bagabo no kuba batumaho nabo dukunda Barinaba na Pawulo, abantu bahaze amagara yabo. Abantu Yesu yatoranije bakamukorera, mu by'ukuri kugira umuntu abe umugaragu w'abantu bose abwiriza bisaba kwitanga cyane, ariko bahamijwe n'itorero yuko kubera kwitangira abandi bari baravuye ku buzima bwabo, basa naho biyibagiwe. Biragaragara rero ko hari abatubanjirije byashoje banapfuye babizize, ariko bari abantu bakoreye Imana. Bariya Yesu yabitegetse barumviye, bashyira mu bikorwa, ku buryo mu by'ukuri bavuzweho ngo bari barahaze amagara yabo. Nta kundi guhara amagara kwari ukwemera guca bugufi, bakabera abandi abagaragu, bakabona bakaba bemewe n'Imana ko ari abakuru imbere y'Imana. Kandi gato navugaho, buriya bukuru umwe yatavuze bwo mu myaka. Ubwo birumvikana ko dukurikije Timoteyo 5 umurongo wa Abalewi 19:32 ko noneho burya umuntu yaba ari umukuru w'itorero, yaba ari intumwa inabwiriza henshi, bamuhaye agatebe ngo yicare mu materaniro, ari bunabwiriza uwo munsi iterane Kigali, ariko haza umusaza mukuru, nubwo yaba ari umukene utagira n'inkweto, burya dukurikije umurongo biremewe yuko uriya mubwiriza, iriya ntumwa, uriya mukuru w'itorero, uriya mudiyakoni agomba guhaguruka akicara hasi niba intebe zidahari, uriya musaza akicara. Noneho umubwiriza akazabwiriza avuye ku byatsi yari yicaye hasi, umusaza yicaye. Ibyo rero biba bihuje neza n'ijambo ry'Imana. Ariko niba hari igihe haza umusaza mu materaniro akaba hari intebe atahabwa, ku buryo nta zindi yakwicara hasi, mu by'ukuri ubwo bukuru iz'ibyubahiro zimeze nk'iz'abafarisayo zicaweho n'abasore n'abuzukuru ba wa musaza. Biragaragara ko mu by'ukuri ntabwo ari ubukuru buhuje na Bibiliya, ntabwo Imana yabwemera, ahubwo yakwemera ab'Imana ishaka. Niba abandi bazi yuko intebe zose baba bahawe, igihe haje umusaza, haje umukecuru, bakwicara hasi n'ibyo bitabo bakabwiriza bavuye ku karago cyangwa se ku gacaca cyangwa ku gatebe ko hasi, ariko umusaza n'umukecuru bakicara. Ko Yesu Imana yaravuze ngo ujye uhagurukira umeze imvi. Ahandi haravuze ngo ikamba ry'abasaza ni uruyenzi rw'imvi. Ubwo ibimenyetso byose wakwambara, nta kimenyetso gifite icyubahiro cyo ku isi kingana n'uruyenzi rw'imvi. Ku bantu bazi iby'Imana rero mu bukuru Yesu yemera, ni uko bariya bantu nabo barakomeye, nabo kubahwa. Ngira ngo byumvikanye ko ari byiza ko tuzirikana icyo Imana yavuze, kandi birashoboka iyo abantu bemeye kwizera cyane rwose. Uko niko gukorera Imana. Ku bakomeje kuza, twatangiye turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ubukuru n'amazina y'ibyubahiro. Twagerageje gusobanukirwa umukuru w'itorero rya Kristo ari we, twabonye ko ari Kristo. Twagerageje kumenya abungirije Kristo, ni impano yashize mu itorero, azigabanya abera bose. Tubonye nanone n'ubukuru bwemewe, nta bundi ngo ni ukuba umugaragu w'abandi ukabakorera. Ubwo nibwo bukuru Kristo yemera kandi yasize mu isi, ndetse yanakoze. Ntabwo yapfuye kubutegeka gusa, ahubwo yarabukoze, asigira abamwemeye gukomeza kugenda muri icyo kirenge cye. Reka tubaze mwene data Munyagisenyi Ngango ikibazo kivuga ati ni gute se twese noneho twahinduka abavandimwe cyangwa se twaba abavandimwe? Nagerageze kudusobanurira kugira ngo no gukorera muri izo mpano cyangwa se no kuboneka abo bakuru, umuntu abe yemera kuba umukuru ariko agiye gukorera abandi, bisaba ubuvandimwe bwinshi n'urukundo. None se ni gute twaba abavandimwe? Murakoze cyane. Mu magambo badusomeye mu gitabo cya Matayo 23 ryigeze rivugwaho ngo abandi ariko mwese muri abavandimwe. Wenda tutarasoma iyi mirongo, ndabanza mvuge ku byerekeye n'ubuvandimwe, ariko butari ubw'ubu, ahubwo abantu bakibuha agaciro. Hari ukuntu umuntu muvukana, nubwo yageraga mu rwego rungana rute, yagarutse mu rugo, mu by'ukuri utamutinyaga nk'abandi. Mukongera mugasangira ku isahane, mugasangira ibijumba n'ibishyimbo, nubwo yaba yarafite akazi keza kametanageze mu rugo, mukecuru natugaburire. Nubu haraga ifite uwo muco, baba bavuye iyo kure mu byubahiro, yagira bati mbe mukecuru ntabwo waba ufite ka gasiniya ngo duhungire dusangirire mu rugo iwawe,
ku buryo uburyo abandi bamutinya, uburyo wowe umwumva. Hari n'igihe iyo abantu bacyubahana, niyo ari muri umuntu wamutonganyaga nubwo akurusha afite akazi k'icyubahiro. Rero ijambo ubuvandimwe ryerekana yuko abantu bavuka hamwe. Bibiliya mu itegeko ryayo ni uko umuvandimwe muba mwegeranye, utamutinye, umushyikira, musangira, mubwirana. Ariko imperuka yarabicuritse byo ni uko buno byamaze kuzamba, ahubwo umuntu agenda agira intera, bigasa naho abari gusiga mu bushobozi nubwo baba bavukana mu ndimwe, abatakure. Ariko Bibiliya yo iracyazi neza yuko umuntu w'umuvandimwe aba ari umuntu utakuruta mu bana mwegeranye, ndetse niba uri mukuru we unari mukuru we, niba uri se unari se, niba uri mwene unari mwene nyina. Rero Yesu yerekanye yuko iyo bigeze ku byerekeranye no kwizera ndetse na za nshingano baduhaye, twese turabavandimwe. Turasoma imirongo 2 tuyivugeho. Mu gitabo cya Matayo 23:6 haranditse ngo kandi reka njye ku murongo wo hepfo gatoya, aho nshaka ndahagera vuba, ifite urumuri rwinshi. Matayo 23 turahera ku murongo wa 6, hatubwira aya magambo twifuza gusoma. Matayo 23 duhere ku murongo wa 6, ahanditse amagambo agira ati kandi bakunda imyanya bakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi no kuramukirizwa mu maguriro no kwitwa n'abantu rabi, ntituhatinda buno. Ariko mwe ntimuzitwe rabi kuko umugisha wanyu ari umwe, namwe se muri abavandimwe. Ariko ntimuzitwe rabi kuko umugisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe. Ni mwese. Ati nubwo waba umaze kubwiriza, nubwo wamaze kwigisha, nubwo urangije kubatiza, urangije no kuyobora, abo bayoboye, abo babwirije, abo mwirirwanye, ujyongera uzirikane yuko muri abavandimwe, barira ku isini imwe, bakwicara ku ntebe imwe, baganira bakumvikana, ntawe unamiye undi, mbese uretse imyanya y'inshingano gusa, ariko ku byubahiro yasabye mujye mu bikorwa mwese muri abavandimwe. Mu gitabo cy'Abaroma 12:10 naho hatubwira iri hame Yesu yadusigiye ryiza. 12:10 haratubwira hati ku byo gukunda bene data mukundane rwose, ku by'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Noneho ahangaha yerekanye yuko umuntu wese ni umuvandimwe wa mugenzi we, ntabwo dutandukanye, twese turi abavandimwe, ntawe uruta undi, ntawe usumba undi. Birakwiriye yuko abantu bose basangiye kwizera biyumva mwiri hame yuko twese turi abavandimwe. Ndetse no mu gitabo cy'Abaheburayo igice cyaho cya 13 uhereye ku murongo wa 1 hari amagambo atubwira iri jambo rivuga ngo mukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe. Hari inkundo z'uburyo bwinshi, ariko icyo Imana igaragaza ni uko abizera bagomba gukundana urukundo rwa kivandimwe. Rero ntabwo mu by'Imana hariho umuntu witaruye undi, ahubwo mu nshingano zo mu butumwa bwiza, ari ubwiriza, ari uririmba, ari utegura intebe, ari uwazanye ibyo kurya, ari uwazanye amazi bene mu materaniro, ari uwakoze amavuna. Iyo tugeze mu gihe cyo kuba umurimo turangije gukora twese imbere y'Imana, turi abavandimwe, tunganya umwanya imbere y'Imana, ntawe usumba undi mu byerekeranye no kuba nkunzi no kwemerwa cyane. Rero mu butumwa bwiza bwa Kristo iyo abantu babwakiriye, mu by'ukuri umuntu wese aba ari umuvandimwe w'undi, ntawe utashyikira, ntawe utabwira ikibazo, ntawe utakwegera, ntawe mutasangira, ntawe utagera muwe, ntawe utasanga, kuko mwese muri abavandimwe. Cyane ko iyo umuntu akosheje, ntawe gutinya ubaho, ntawe kutegerwa, kuko iyo umuntu muvukana akagwa mu bibazo mudatinya kumubwira uti wakosheje, wahemukiye, wakoze nabi. Rero buno buvandimwe buratwegeranya cyane, bugatuma abantu bakiri ubutumwa bwiza ari abantu bashyikirana, biyumvanamo, badatinyana, bubahana kandi bemerana. Ndumva ko tugarukiye aho ngaho, nk'uko hariho abavukana mu mubiri, iyo abantu bakiri ubutumwa babaye undi muryango w'abavandimwe, kandi bagakundana urw'abavandimwe, bakemerana nk'abavandimwe, ndetse bagashyikirana nk'abavandimwe. Murakoze cyane ku gisubizo cyiza muduhaye, kuko n'ibindi twagiye tubibona tugasobanukirwa. Tubonye ko ubukristo bwose
impamvu bwaryohera abera cyangwa se abizera ni uko bwaba bushingiye ku bavandimwe, kandi abavandimwe baba bahuje byose, banasangiye byose, ari byiza n'ibibi, kandi nta mukuru babamo abavandimwe, ahubwo bose barakorerana. Reka n'ubundi tumubaze mwagira icyo mutubwira. hari icyo twakongeraho. Yego. Kuri ubu buvandimwe, abasoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere uhereye ku murongo wa 5 havuga ibyerekeranye n'ingeso za gikirisitu. Ibyo ari byo bituma mugira umwete wose, kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, gukunda bene data mukongereho urukundo. Byose simfite umwanya wo kubisobanura, ariko ndashaka aka kavuze ngo gukunda bene data nabo musangiye kwizera. Ubwo rero buri wese niba byitwa ko muhuje imyizerere muri mu itorero rya Kristo rimwe, urwo rukundo rwa bene data niko rwitwa ngo ni brother love, ni urukundo rwa kivandimwe mu zindi ndimi, abantu baba basabwa kurugira. Ibi rero ndabibutsa abakunda gusoma utuntu n'utundi, igihe Yesu yatumaga Yohana ngo mubere integuza, mu magambo Yohana yavuze muri Luka 3 hasubirwamo uko yari yarahanuwe, umurongo wa 4, kuko byanditswe mu gitabo cy'amagambo y'umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, mugorore inzira ze, igikombe cyose kizuzuzwa, umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ibigoramye bizagororoka, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa, n'abantu bose bazabona agakiza k'Imana. Ku bamenya amarenga ya Bibiliya n'abasoma ibitabo, uyu Yohana kuri kuvuga ngo igikombe kizuzuzwa, mbese ubwo nta kantu ubwo Yohana yaraje ari nk'inzira igendwa. None iyo nzira igendwa ari guteguriza abantu kunyuramo ikabamo utuntu tw'utunogo. Utwo tunorwo niko yavugaga ngo tugomba kuzuzwa tugasibwa, ariko mu iyo nzira karimo n'udusozi n'utudundo, utwo nitwe yavugaga ngo tugomba gukatwa. Ku bazasoma igitabo cyitwa Uwifuzwa mu bihe byose, ngo ruriya rugero yakoresheje ngo rwari rusanzwe ruzwi mu Bayuda, ngo uyu mwami yabaga aratemberera mu birere bya kure bidakunda kugendwa, ngo habaga itsinda ry'abantu bamubanziriza ngo bakazajya gutunganya inzira zanyuramo. Ngo niyo mirimo ibiri bakoraga, bafataga akantu k'akadundo kari mu muhanda kazagora abagenzi baherekeje umwami bakagakata, bagafata akanogo kimwe bakase ku kadundo bakajya kugitsindagira muri ka kanogo hakaringanira, ngo aho niho umwami yashoboraga kunyura. Ngo uru rugero Yohana rukoresha muri ariya magambo ngo ubutumwa bwa Yesu bwari buje, ngo busanga idini y'Abayuda irimo abameze nk'udusozi n'imisozi, bari abanyabyubahiro b'Ana na Kayafa n'ababungirije abafarisayo n'abasadukayo, ngo abanyabyubahiro basuzuguraga insuzugurwa, ngo ubutumwa bwa Yesu bwari buje kubacisha bugufi, noneho ngo izo nsuzugurwa nazo bakandagiranye bakazikabiriza, ngo Yesu yari agiye kuzizamura, ngo abasuzuguye bazamuke, abigize ibihangange bamanuke, twese tureshye, ngaho ubutumwa bwa Yesu bwanyura. N'uyu munsi wa none rero nguko uko urukundo rwa kivandimwe rukenewe. Ntabwo ibyo byaba ari ubuvandimwe kubona mu itorero ngo haba ngo korari ngo yabize, waba utarize waregukamo bakagushwiragiza. Ese hari aho uwize agira ijwi, n'ijwi hari bararyize ku buryo utarize ngo aminuze ataririmba ngo akurushe n'ijwi. Hakaba korari y'abakize, waba udakize iyo korari ntiwinjiremo. Ku buryo rwose no mu gihe umuntu ashaka kwinjira muri korari ngo akorere Imana, bakamubwira bati tumaze kugiramo imigabane ya 5,000,000, nibura yazana nawe shyiraho winjire. Ugasanga abantu mbese bwa buvandimwe bwo ntiburimo, aho umuntu bumwiriraho akavuga ati aha ni kwa mwene data turasengana, mwiriwe yenda se ndi umukristo w'iburengero bwacyo, agiye gucumbika Iburasirazuba akavuga ngo ibyo ntacyo bivuze, jya kwa mudugudu nibo bashinzwe kwita ku baturage, njye ntabwo nshinzwe imibereho myiza y'abaturage. Ugasanga ubwo buvandimwe ntiburiho, ariko ijambo ry'Imana ritegeka ko twese tugomba kuringanira imbere y'Imana. Umwanya waba ukoreramo uwo ari wo wose, ntabwo bisobanuye ko ibyo ukora biruta iby'abandi. Uririmba ahwanye n'ubwiriza,
yenda biraza gusobanuka ubwo buvandimwe nabushimangiraga ngo byumvikane ko bukenewe mu bitwa kwa Rabimana. murakoze cyane murakoze cyane rwose. N'ubundi twabazaga ngango niba hari icyo mwatubwira ku mpano ziri mu itorero. Murakoze cyane ku mpano banabidusomeye muri Bibiliya ko Yesu yatanze impano ariko yongera guha abizera uburenganzira butoranya abahabwa inshingano, ariko havuzwe inshingano zitorerwa, havuze umukuru w'itorero n'abadiyakoni ndetse n'intumwa zihabwa inshingano na Yesu n'itorero, ariko biritubwira yuko n'abandi basigaye batavuzwe mu myanya barimo nabo bahawe impano. Kandi izi mpano icyo dushaka kuzivugaho ziraba zikemuye ikibazo gikomeye cyo kuba abantu bibwira ko hari umwanya uruta undi arimo. Ndasoma amagambo ari mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 12 umurongo wa 4, kuko umubiri ari umwe, kuko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umubiri umwe, natwe niko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo, umuntu wese n'urugingo rwa mugenzi we. Aha hongeye gushimangira n'ubundi buvandimwe mu byo kwizera. Ariko baratubwira ikintu gikomeye, nuko kuko dufite impano zitandukanye, kuko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanura uko kwizera kwacu kungana. Barakomeza kutubwira byinshi yuko buri wese afite impano. Aya magambo tuyahuje nayo haruguru, ubwo Bibiliya itubwiye neza yuko burya ya magambo yavuze iby'umubiri n'ingingo n'abizera. Hano hagaragaje neza ko impano mu itorero zimeze nk'ingingo ku mubiri. Ndetse mu Bakorinto 12:14 hatubwira hongeye kuvuga iyo ngingo cyane, birigaragaza yuko impano mu itorero zimeze nk'ingingo ku mubiri. Ahavuga, reka tuyasoma aya magambo nanone mu Bakorinto 14 niho ndibanze gusoma urwa mbere. Ahavuga aya magambo tugarukaho gatoya, yani 12 Abakorinto 12 umurongo waho wa 13 wa 14, umubiri si urugingo rumwe ahubwo ni nyinshi. Ikirenge cyavuga kiti ko ntari ikiganza sindi wo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kiba kitari cyo ku mubiri. Kandi ugutwi kwavuga kuti ko ntari ijisho sindi wo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kuba kutari uko ku mubiri. Mbese iyo umubiri wose uba ijisho kumva kwabaye, yose uba kumva kunukirwa kwabaye. Ariko Imana yashyize ingingo mu mubiri izigenera aho ishatse zose uko zingana. Mbese none iyo zose ziba urugingo rumwe umubiri uba warabaye. Ariko none ingingo ni nyinshi, niko naho umubiri ni umwe. Ijisho ntiribasha kwibwira ikiganza riti ntacyo umariye. Ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo umariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge uti ntacyo umariye. Ahubwo biri ukundi rwose. Ingingo z'umubiri zizwi ko ari iz'intege nke hanyuma y'izindi nizo zo kutabura, kandi zo ku mubiri zizwi ko ari iz'icyubahiro gike nizo zo kurushaho kwambika icyubahiro. Kandi ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushaho gushimwa, nyamara idateye isoni ntizigomba kwambikwa. Ariko Imana yateranyije umubiri hamwe, urugingo rukeneye icyubahiro, icyubahiro kuruta izindi, kugira ngo umubiri utiremamwo ibice ahubwo ingingo zose zigirirane. Nuko rero muri umubiri wa Kristo, kandi umuntu wese n'urugingo rwawo. Imana yashyize bamwe mu itorero, ubwa mbere intumwa, ubwa kabiri abahanuzi, ubwa gatatu abigisha, maze ishyiraho abakora ibitangaza, n'abahawe impano zo gukiza indwara, n'abahawe gufasha abandi, n'abahawe gutwara, n'abahawe kuvuga indimi nyinshi. Mbese bose ni intumwa? Barakomeza batubwira ngo bose bafite impano zo gukiza indwara? Oya, ariko mwifuze cyane impano iruta izindi, nyamara dore ndabereka izirushaho kuba nziza, niyo urukundo. Noneho dusubiye 12 umurongo wa 4, 12 umurongo wa 4, icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo gukora iby'Imana ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorerwa byose muri bose n'imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'uwo mwuka, undi agaheshwa n'umwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi,
undi agahabwa gusobanura indimi, ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Wenda kuri aya masomo turavugamo ibintu bitari byinshi ariko bikomeye. Icya mbere ni uko itorero rya Kristo ni umubiri umwe, umutwe ukaba umwe ari we Yesu Kristo, ariko ingingo zigize umubiri zigereranya impano zigize itorero. Icyo ijambo ry'Imana ryamaganye ritwigishije ni uko impano yose mu itorero irakenewe kandi yose ifite agaciro, zose zigomba kubahana nk'uko ingingo z'umubiri zikorerana kandi zikubahana. Birumvikana ko iyi nyigisho y'uburyo impano zikora mu itorero isobanutse neza, kuko urugero rwatanzwe rurumvikana neza. Buriya turemera yuko mu by'ukuri umutwe niwo mukuru, ariko niwo uvunika cyane. Urugero, uratekereza izindi ngo ziryamiye ukaruha kabiri, iyo ari ibintu biremereye kirenge ntigikoraho, ku rutugu haranga, ivi ntiryagerageza, uraterura n'amaboko byose bikajya kuri wa mutwe, ibyo bigacucumuka, imitsi ikarega, byondo bigatemba, isura ikazamba, ibirenge byambaye inkweto n'amasogisi ameshe, ibindi bice bifite ubwiza, ariko umutwe ukemera ukangirika, ku buryo niyo umaze gutura ariko se uri gukorera nde? Uri gukorera ikirenge, uri gukorera ijisho, uri gukorera amaboko, uri gukorera utugingo twose turi ku mubiri ngo tubeho. Ibyo byo kurya, ibyo bijumba, ibyo birayi, uwo muceri, izo mboga, ibyo bintu biremereye, aho dushyira ni ku mutwe, wa mutwe utekereza, wa mutwe uyobora, ukongera ukikorera. Ariko nanone iyo ukeneye kugenda washokoje neza, wawukoreye amasuku, washyizemo agafero keza cyangwa wisize n'agatambara keza, ibirenge nibyo byataka inzira, bikagenda nabyo bikavunika, uwo munsi nawo umutwe ukaba uri gukorerwa. Ariko nta rugingo rujya rushaka kuruta izindi. Iyo urugingo rukennye urundi rurukorera rutitaye ngo mbe ruba hejuru cyangwa ruba hasi, ngo niko Imana yategetse ko impano zo mu itorero zimera zityo, ku buryo bavuze ngo hariho ingingo ngo zoroheje, ngo ariko nizo kutabura. Uwo ni umwe utazi kuririmba, utazi gusengera mu giterane, ariko uzi gutega amatwi, uzi gushyira mu bikorwa ibyo abantu bigishije, uzi gukunda bizera nk'uko yikunda, ugerageza kumvira amabwiriza. Iyo mpano nayo nubwo atazwi ngo amenyekane cyane, akaba ari n'umukene, mbigereke ngo akaba ari n'umukene mu mafaranga, ariko uwo mwizera ugira ubwuzu bwo kumva, agatega amatwi, akitabira amateraniro bayatangaje, iryo turo ritoya akaritanga, akajyana n'abandi gusura, nubwo yageraho ntiharirimbe ngo anasenge kubera wenda atazi gusengera mu ruhame, ariko uwo mwizera uri hasi cyane, uwo twumva ko impano ye idafite agaciro, niwe umeze nk'urugingo rungana n'urwara, ku buryo kurubura byaba ari igihombo, kandi niwe umeze nk'urugingo rumwe ruteye isoni, utavugira hanze, utanakwerekana, ariko arirwo rwambika icyubahiro cyane. Noneho mu itorero Imana yategetse yuko impano zose ni iz'agaciro, nta n'umwe yo kubura, ntayirusha indi akamaro, ntayigomba gusuzugura indi. Kandi ikindi dusomye muri Bibiliya mva kuri iyi ngingo, ni uko izo mpano zose zimeze nk'ingo ku mubiri. Nta muntu wicara ngo atoranye ngo njyewe nzaba, oya, njyewe nzajya mvuga indimi, njyewe nzajya nkora ibitangaza niyo mpisemo, njyewe nzaba pasiteri, ngiye no kubyiga mbyirukeho mbishyikire, oya. Aho biratubwiye ngo umwuka niwe uzigaba kandi niwe ugabira umuntu uko ashaka. Ntabwo ari uko umuntu ashaka, ni uko umwuka ashaka, kuko umwuka barazi yuko ushobora guhitamo impano ariko atari Imana yaguhitemo bitewe n'uko wayizambye. Wenda ushaka kugira impano yo kuzaba umuyobozi ubwiririza imbere, ariko Imana izi ko amaraso harimo ubwibone bwinshi, ukoze muri uwo murimo wazagwa. Kuko hari abantu nasomye muri Bibiliya ngo bahawe imyanya y'imbere babera intandaro yo kurimbuka, nuko iyo mpano itari iyabo. Niyo mpamvu umwuka wera niwe utoranya ngo uyu nguyu we azaba umwizera uzajya uririmba, uyu wazajya asengera abantu b'Imana, uyu wazajya abwiriza, uwazajya yigisha abantu bakeya, uwazajya avugira mu giterane kinini, uyu wazajya akora umurimo wo kwandika, uyu wazajya abaha imiti,
iwe azajya abereka akaga avuga ati mbese ntimwabonye ingorane ngo hari n'abazi kurobanura akavuga ati hano hari ingorane. Noneho mu itorero impano icyo tuzivugaho ni uko impano ni nyinshi kandi ziranyuranye, tuzitondekanije ni nyinshi cyane. Nanone ariko izo mpano zose zifite icyubahiro, zirubashywe n'Imana, zigomba kubahana, zigahana agaciro kuko ingingo zo ku mubiri wawe zikundana kandi zihana agaciro. Kandi tukamenya ko impano yose umuntu afite ni Imana yihitiramo umuntu, nta muntu ugomba kwihitiramo impano, kuko byamaze kugaragara muri iyi minsi aho umuntu ahitamo impano ati njyewe nzaba. Hari ababitangira amafaranga ngo babyigire, hari ababitangira ruswa, hari ababitereta, hari abibona ku bw'ikivandimwe ati shahu nawe uri mwene mama nzaguha inshingano muri ibi, muzantore dore tuvinda imwe. Ku buryo ubwo buryo bwose umuntu ashakamo impano y'Imana ntabwo ari ubw'Imana, ahubwo ubw'Imana ni uko umwuka niwe umenya ngo muri uyu mwanya yazampesha icyubahiro nawe bikazamugirira akamaro. Muri make rero ku mpano twaba tugarukije aho ngaho. Arakoze cyane, aracyaguye cyane ku mpano, kandi tubonye ko nk'uko Pawulo yabigereranije akavuga yuko Kristo ari umubiri tukaba ingingo, kandi ziriya ngingo zagereranijwe n'impano. Imana imuha umugisha. Ikiganiro ni ubukuru n'amazina y'ibyubahiro. Tubashimira ko mukomeje kubana natwe, kandi ko iyi gahunda izajya ihoraho, ko muzajya murushaho kubana natwe. Tubararikira kujya mukora subscribe kugira ngo ibiganiro byose bihatambuka mubashe kubibona mu buryo bwihuse, ukakibona kikijyaho, cyangwa se na nyuma yaho ushobora kukibona ariko waramaze gukora iyo subscribe, ku buryo wajya ubona notification byihuse. Twigira imbere rero tugiye kubaza mwene data. Nari mfite icyo nongera gito. Yego, ku mpano. Dushimangira ibi by'impano. Ni imirongo ya Bibiliya yavuzwe, ariko ndongera kuyishimangira kugira ngo abaduteze amatwi babyumve. Mpereye kubumva bakaze, kubumva bakomeye mu myizerere, kubumva bakomeye mu matorero babamo, kubumva ari bo ba mbere bitwa abakozi b'Imana, aho usanga itorero cyangwa idini bateranyira abantu 1000 cyangwa 2 cyangwa 3, wowe uri umwe ukajya wumva ari we mukozi w'Imana wenyine. Mbese koko abandi bose biyicariye ntibagire icyo bakora, utura ntature, urarika abashyitsi ntabararike, utera intebe ntazitere, na bamwe bacuranga nubwo nabyo ibyanditswe bifite icyo bibivugaho ntibagucurangire, bamwe bakunda kubyina nibo mvuga. Abubatsi izo nzu musengeramo ntibazubake, abazitwereye amabati ntibayazane, abasenga iyo mu rwiherero ngo amateraniro agende neza ntibabikore. Weho uvuga ko ari we mukozi w'Imana wenyine mu bantu 1000 wabikora? Ubwo byumve ko kugira ngo intsinzi igerweho mu by'Imana haba habayeho gufatanya kwa benshi. Abo bose rero bagize uruhare mu gufatanya nawe ni abakozi b'Imana. Impano zabo zigomba guhabwa agaciro. Ngaho ndasubira mu Baroma 12:10. Ku byo gukundana bene data mukundane rwose, ku bw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Ubwo mu itorero rya Kristo, bitewe n'iyi nsanganyamatsiko turiho, amazina y'ibyubahiro n'ubukuru, we ntabwo mu itorero rye habagamo ba nyakubahwa. Amaze no kujya mu ijuru mu mizo ya mbere, mu kinyejana cya mbere, ntabwo itorero rye ryigeze ribonekamo umuntu witwa nyakubahwa. Atari uko abagize itorero ry'Imana ari indisipurine batazi kubaha, barubaha ariko nta nyakubahwa. Ahubwo biriravuze ngo ku bw'icyubahiro buri wese ashyira imbere mugenzi we. Ubwo harajyaho ibyo bita ingerekangirana, ni ukubahana, si ukubaha. Ubwo weho mukuru w'itorero cyangwa pasiteri cyangwa bishop, iryo ni izina rimwe. Niba baraguhisemo kuko ari weho babona washobora kuragira uwo mukumbi, jya wubaha umudiyakoni nawe ushinzwe umutungo. Nubwo mu madini amwe ibyo batanabizi, ubwungeri yitwa ngo ni umwungeri uragiye, ngo ni umushumba uragiye, n'amafaranga akabika, byose akaba ari ubyikubira. Ibyo twanabibonye ko ari gukorera abandi, ko atari gukorerwa. Ubwo urumva icyo, niba
uri kubona hari icyo abaririmbyi bamaze. Niba uzi kubwiriza ni byiza, ariko hari igihe ubwiriza imitima yose ntifashwe. Korari yajyaho hakaba abantu bafashwa kurusha uko wari wabwirije, ubwo nabo ni abakozi b'Imana. Wikumva ko baruta, noneho aho niho byibaze, noneho byisobanuye. Ukimara kumva ko nabo ari abakozi b'Imana, uhembwa wenyine nkandi. Niyo mpamvu ubwo kwa Yesu yenda iyo ngingo izaganirwa, ntawe ukorera ibihembo kuko twese turangana, tugakorera Imana, akaba ariyo yonyine ihabwa icyubahiro. Nta nyakubahwa ubayo, turubahana kuko buri wese afite icyo amaze. Na wa mukecuru umwe wicara inyuma cyangwa ubundi ntaze, afite umutima utunganye uhora usabana n'Imana, niwe utuma intsinzi y'ibyo dukora igerwaho kubera amasengesho yo mu rwiherero. Nawe ni umukozi w'Imana. Ubwo iri jambo niryo nashimangiraga ku mpano. Abantu nibabyumve, reka mbwire n'izo mpano zisuzugurwa. Nawe ukabona umuntu aragusuzuguye, arakugaye, aragukandagirana, akabikora ureba, taha n'iwanjye, wavuga ijambo ariko ndiguhaye. Ukabona umuntu arakubwira ko ibyo urimo atari ibya Yesu, ari ibye. Ugomba no kumushimira ko yaguhaye akanya, kuki ubikunda. Kwa Yesu buri mpano yose ireshya n'indi mu maso y'Imana, ireshya n'indi mu mumaro wo guteza itorero imbere. Iki nagishimangiraga ngo abantu ntibamenye ngo intsinzi igerwaho mu by'Imana ari uko impano zose zikoreranye. Murakoze. Arakoze cyane. Reka akomereze no kuri iki ngiki kivuga ngo mbese ijambo ry'Imana rivuga iki kuri amwe mu mazina y'ibyubahiro. Tunasingira umusozo, reka agerageze kukivugaho nacyo, tumuhaye umwanya. Murakoze. Ijambo ry'Imana ntacyo ryasize. Ibyemewe ryarabivuze, ibyanzwe ryarabivuze. Uyu murongo turakomeza kuwugarukaho, uwo muri Matayo 23:6. Kandi abo ni abafarisayo, bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi, no kuramukirizwa mu maguriro, no kwitwa n'abantu rabi. Ariko mwebweho ntimuzitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe. Kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko so ari umwe, ari uwo mu ijuru. Idini y'Abayuda yari yarishyiriyeho amazina y'ibyubahiro. Yesu abikuyeho, atwisa abavandimwe. Hari n'amazina avuze ngo rabi, umwigisha, ntimuzongere kubikinisha. Umukuru ntimuzabikinishe. Data cyangwa se papa mu Kigiriki ntimuzabikinishe. So n'umwe, ni data wa twese wo mu ijuru. Ingire nti kuri uyu murongo ndasoma Abaheburayo, abantu ntimubyitiranye, kuko hari igihe abantu bajya kurwanya iby'Imana bakitwaza kugoreka ibyumvikana. Abaheburayo 12:9 haranditse ngo ko dufite ba data batubyaye ku mubiri, bakaduhana natwe tukabubaha, ntidukwiriye kurushaho cyane kugandukira se w'imyuka tugahoraho mu byo kwizera. Twese abo ku isi bemera Imana na Yesu n'Umwuka Wera. Data, papa n'umwe, ni Imana, data wa twese wo mu ijuru. Nta wundi wemererwa kwitwa iryo zina. Imana mu kanwa ka Yesu arabitubujije. Ntakazagira umuntu wo mu isi mwita data, keretse so wakubyaye ku mubiri. Kandi so si data, ni so ariko si data. Ariko umuntu abantu bose bahuriraho ngo uyu niwe data, ni data wera, ni baba mutagatifu, ni holy father, ni sempere, se w'abantu, ibyo ntabwo byemewe. Ijambo ry'Imana ribiciraho iteka. Bana b'Imana, kuri aya mazina y'ibyubahiro, ubwo irya mbere ni iryo, ni ukwita data, papa, baba cyangwa se holy father cyangwa se sempere. Iryo ni izina ry'Imana. Ayo mazina hari andi Yesu yamaganye. Ni izina ryitwa revera cyangwa se reverend ku bumva Icyongereza. Iri ni izina ry'Imana. Murankundira kubumva uru rurimi rw'abazungu rwitwa Icyongereza. Ndabisoma muri Zaburi 111 umurongo n'uw'icyenda. Haranditse ngo 111:9,
he sent redemption to his people. He has commended his covenant forever. Holy and reverend is his name. Uwera kandi revera ni izina ry'Uwiteka. Abasoma Bibiliya y'Igifaransa bo bavuze ngo ni saint et redoutable. Ni izina ryo gutinywa, ni izina riteye ubwoba. Iryo ntabwo ari izina ry'umuntu, ni izina ry'Uwiteka. Ubasoma ibitabo by'umwuka w'abahanuzi mu gitabo cyitwa uwifuzwa mu bihe byose, ni urupapuro murankundira nsoma rw'Igifaransa rwa 610, bavuga Yesu ari kubuzanya aya mazina y'ibyubahiro. Il brama aussi la vanité qui poussait à convoiter le titre de rabbin ou maître. Yesu yacyashye ubwibone n'ubwirasi bw'abafarisayo bwabateraga kwifuza izina ry'icyubahiro nka rabi cyangwa umwigisha. Inter titre declaratif n'appartient pas aux hommes. Yarababwiye ngo izina nk'iryo ry'icyubahiro ntabwo ari iry'abantu. Il est réservé au Christ. Izina nk'iryo ry'icyubahiro ni irya Kristo wenyine. Prêtre, scribe, chef, docteur de la loi, tout était frère. Baba abatambyi, baba abanditsi, baba abakuru n'abigisha amategeko, bose bari byenesi. Fils de même père, bafite sumwe ari w'Imana. Jésus insistait pour qu'on ne donne à personne un titre qui conféra un droit sur les consciences ou sur la foi d'autrui. Yesu yabujije abantu kwiha amazina y'ibyubahiro abatera kumva ko bafite uburenganzira ku mitima nama no kwizera kw'abandi. Rero bavandimwe, ntabwo aya mazina y'ibyubahiro Yesu yayabujije abantu burundu. Ndasoma hepfo, si le Christ était sur la terre aujourd'hui. Wagira ngo Yesu aba ari ku isi uyu munsi wa none, entouré de personnages portant le titre de révérend, akazengurukwa n'aba bagabo bitwa amazina ya ba revera et de révérendisme, n'ubwo burevera bwabo. Ne répéterait-il pas son dur? Mbese mwibaza ko atakongera kuvuga ngo ne vous faites pas appeler conducteur car un seul votre conducteur est le Christ? Mbese ntabwo muzi ko yakongera kubabwira ngo ntimukiyite bakuru cyangwa se ntimukiyite abayobozi kuko umukuru wanyu ari umwe, ari we Kristo. L'Écriture déclare au sujet de Dieu, ibyanditswe byera iri zina biryerekeza ku Mana, son nom est saint et redoutable. Mu izina ryayo ni iryo gutinywa kandi rirera. À quel homme un tel titre aurait-il convenu? None ninde muntu wahangara kuvuga ko iri zina rimukwiye? Mu ijambo rimwe hari amazina y'ibyubahiro ngo nabaye apotere, ngo hose naraharenze. Ariko apotere nta nubwo bijyanye no kuragira. Ngaho mu Bakorinto ba mbere igice ni icya 4, byanditswe bivuga iki kuri apotere cyangwa se intumwa. Intumwa Pawulo we ubwe yarivuze, atanga urugero rw'icyubahiro n'agaciro yari afite. Mwumva uko kameze. Ndahera ku murongo wa 9 ngeze kwa 13. Nibwira yuko twebwe intumwa, ubwo handitse intumwa nushaka kwashyire ngo apotre, nous les apôtres, Imana yatwerekanye hanyuma y'abandi nk'abacira urubanza rwo gupfa, kuko twahindutse ibishungero by'abisi n'iby'ababarika n'abantu. Twebweho turi abapfu ku bwa Kristo, naho mwebwe muri abanyabwenge muri Kristo. Turi abanyantege nke, ariko mwe muri ab'imbaraga, muri ab'icyubahiro, naho twe turi ab'igisuzuguriro. Kugeza na n'ubu twishwe n'inzara, uwo ni intumwa cyangwa se apotere, n'inyota, kandi twambaye ubusa, dukubitwa ibipfunsi, turi inzererezi, dukoresha amaboko yacu imirimo y'imiruho. Iyo badututse tubasabira umugisha, iyo turenganijwe turihangana, iyo dushebejwe turinginga. Kugeza ubu twagizwe nk'umwavu w'isi n'ibiharurwa by'ibintu byose. Ngo Pawulo apotere cyangwa se aposo cyangwa se intumwa, bitewe no kuruhira rubanda nk'uko Yesu yabiduhayeho itegeko. Yavunikiraga abandi, akazerera ngo akize abandi, akaruha ngo akize abandi, ntarye ibyo kurya byabo. Ibyo muzabisoma ari kubabwira mu Byakozwe n'Intumwa 20, uhereye ku murongo wa 32 ngo muzi ko aya maboko yanjye ariyo yankenuraga ibyo nkenye n'abo twari kumwe.
Ibyakozwe 18 muhere ku murongo wa mbere, mwibuke ko yari afite umwuga wo kuboha amahema, niwe wamutunze mu ivugabutumwa, ntabwo yigeze akenera ibihembo by'uwo ari we wese. Mumwibuke mu Batesalonike ari kuvuga ngo sinigeze ndemerera umuntu wese. Uwo niwe witwe apotre. Niyo mpamvu avuze ngo dukoresha n'amaboko yacu imirimo y'imiruho. Ngabo ba apotre. Abubu rero muri ayo mazina y'ibyubahiro ni akazina bafashe bagahindurira poste kakagombye kubamo, barangije bumva ko hari abantu bazaba ari ibigaganyare bakaze cyane bari mu rwego rwo hejuru. Ubwo ayo namwe mu mazina y'ibyubahiro natangagaho ingero. Noneho nibutsa abaduteze amatwi ko ari nayo mpamvu bamwe aya mazina n'iyi myanya n'ibi byubahiro n'ubukuru babiheshwa no kwiga. Baje isomo ryitwa teolojiya cyangwa se theos logos, ngo ni siyanse yiga kumenya Imana, ariko usomye muri Bibiliya iyo nayo irashidikanywa, kuko Bibiliya iravuze mu rwa mbere rwa Yohana 8 ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Kumenya Imana ni ugukunda, ibyo gusuka buyizi kuko kamere yayo ni ugukunda. Ariko abantu bajya kuyiga ku kibaho, namwe mumbwire formule bayikwerekamo, mbese uko bigize avuga ngo izo formule ndazizi narayimenye. Rero iyo myanya y'ubukuru ari nayo mpamvu ko bazasoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi mu Gifaransa n'urupapuro rwa 583 haranditse ngo kera ngo amashuri y'abahanuzi ngo hajyaga higirwamo ibyigisho ngo byiza cyane, ngo bihabanye n'amashuri ya teolojiya yo muri iyi minsi, ngo aho umuntu yinjira yari asanzwe azi Imana, ngo akazavamo nako yari azi karavuyemo. Munagenda z'urukundo abanye n'abandi, bwa buvandimwe batubwiye, bareshya, basangira, bararana, bakwicarana ku meza, akazaza yarabaye igihangange avuga ngo bara ntitwegerana, nta nubwo barana baramutsa, abo ntibanyegereze, abo ntibangerera mu rugo, yarabaye ikindi, yarataye urukundo n'Imana yarazi yarayitaye. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye 494, akaba ari nayo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyi Imana igiye gutoranya ubugorozi, ngo n'abazaba abagorozi, ngo aba bantu bize teolojiya ngo ntabwo ijya ibatoranya, ngo ibahora ko ngo biyiringira, ngo bakiyiringira n'ibyo bize muri ngo daler systeme théologique, muri gahunda zabo za teoloji, ngo ntibareke ngo bace bagufi ngo Imana ibigishe. Ngo nanone kandi ngo iyo yitoranirije ngo basuzuguritse batajijutse cyane, ngo suko ikunda ubujiji, ngo ahubwo abo nibo bajya bayorohera, ngo ikabatsindagiramo ibyayo, ngo ikanabakoresha. Rero aya niyo amwe mu mazina y'ibyubahiro. Nsoze mbabwiye ngo ni ukuri iyo bavuze ijambo pasiteri, iyo bavuze ijambo berije ku bumva Igifaransa, iyo bavuze ijambo umwungeri, icyo ni Ikinyarwanda, iyo bavuze ijambo umushumba, icyo ni Ikinyarwanda, iyo bavuze bishop ni ikinyamahanga iyo, ariko ni izina rimwe. Ayo mazina yose, umukuru w'itorero cyangwa se euda, ibyo byose bivuze ikintu kimwe. Baba basobanuye ko ari wa muyobozi w'itorero rito rya rindi ryo mu karere ibunaka, n'uwo baba basobanuye. Rero reka iyi mirongo yenda idufashe, reka iyi mirongo ibashe kudufasha. Ni ibyakozwe n'intumwa 17, ni ibyakozwe n'intumwa 20. Reka mpuze iyi mirongo yenda mpemwe ne data n'abagira icyo avuga. Ni 20 umurongo wa 17, ari Mileto, uwo ni Pawulo, atumira abakuru b'itorero ryo muri Efeso. Aba yatumiye ni abakuru b'itorero, ariko icyo yari abatumiriye ndongera nkisome ku murongo wa 28, mwirinde ubwanyu murinde n'umukumbi. Ubwo abakuru b'itorero nibo bashinzwe kurinda umukumbi. Ubwo ndongera nsome Petero ya mbere, babaye abashumba bo kurinda umukumbi. Ndabihamya nongeye gusoma Petero ya mbere igice cya 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi mfatanije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragira umukumbi w'Imana. Ubwo uragira izina narigabanya abaye umushumba, ari we mwungeri, ari we berije. Noneho Timoteyo ya mbere 3:1 aho twari twahasomye, umuntu nashaka kuba umwepiskopi, iri zina ni rimwe, umukuru w'itorero,
umwungeri, pasiteri, ibyo ni ikintu kimwe. Ariko abantu bajya babisatagura bakabisatagura, nta kindi bashaka ari ukugira ngo bagire bya byubahiro, ngo bizumve ngo ngeze kuri uru rwego, ngo ngeze kuri uru. Ni izina rimwe, umurimo n'umwe, ni ukuragira umukumbi w'Imana. Rero ku mazina y'ibyubahiro ndumva ari ikintu nahavuga. Ayo yose Yesu ntiyabyemeye, ahubwo yarabitubujije bwite, abicaho akarongo. N'ubutumwa buheruka ntibizarangwamo habe n'akangana urwara, burarikira abantu kongera kuza mu itorero risa n'iryo yasize, kuko ntabwo wamuguranira ngo yemere iryo ntiyarijyana. Ibyo byubahiro, ubukuru, ayo mazina ntabamo, twese turi abavandimwe. Murakoze. arakoze cyane. Yaguye ino ngingo rwose. Tubonye kuba umushumba icyo ari cyo, kuba apotere icyo ari cyo, kuba bishop icyo ari cyo, kuba reveri icyo ari cyo. Ariko Yesu we yanabivuze neza, abyita kuba umwungeri. Iyo umuntu aragiye rero, ibyo yaragiye niwe ubirinda, ntabwo ari byo bimurinda. Sinzi niba mwene datanga ngo hari ikindi yakongeraho, twihutira kugishyira umusozo, maze tukarushaho kwegera imbere. Ndeka mvuga ijambo nshobora gusorezaho kuri iyi ngingo. Ndavuga bibiri. Icya mbere, kuri ariya magambo atubwiye, hari icyo nibajije. Niba atari ubujiji, byaba ari ubugome cyangwa uburiganya, cyangwa se kugambirira kuyobya abantu. Kuko niba abantu barize bakagira umukuru w'itoro, ngo navuye ku bukuru bw'itoro nabaye umushumba, navuye ku bushumba nabaye pasiteri, narenze pasiteri mbaye revera, mvuye kuri revera mbaye bishop. Byaba ari ikibazo niba ababikora barize, haba harimo urubanza rukomeye rw'uburiganya. Ariko biramutse harimo n'ubujiji, biriya biduhaye umucyo ko burya byaba ari ikibazo kubona indimi zibaye inzego kandi ikintu cyo ari kimwe. Icya kabiri mvugaho sorezaho, ni uko ukurikije Bibiliya, Yesu watubereye icyitegererezo, ntabwo yageje yemera yuko abantu bamuha amazina y'agatangaza ko twagombye kuzamwigiraho. Aba yavuze mu gitabo cya Matayo 19:16, mwigisha mwiza. Yesu ati reka unyitira iki mwiza? Kandi Yesu mu by'ukuri yari akwiye no kubyemera, aho kubera yari yambaye imibiri ko tuzabyigana. Ati unyitira iki mwiza? Umwiza n'umwe gusa, ni Imana. Undi twabonye muri Bibiliya wamukurikije, twifuza ko uyu mwuka wagendera mu bantu bose bamukorera, ni Yohana. Mu gitabo cya Yohana ubutumwa, igice cyaho cya mbere murongo wa 30, uyu niwe navuze nti inyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho. Naho mu gice cyaho cya 3:26 kugeza 30, Yesu atangiye umurimo we wo kubwiriza no kubatiza. Abigishwa ba Yesu bari bamenyereye imikorere y'amadini, ngo bumvaga Yohana kuva ari we wabanje, Yesu yagombye kuza akaza amukurikiye akamuyoboka. None Yohana akaba mukuru, Yesu akaba mukuru ukurikiyeho. Ntabwo wumvise ukuntu Yesu ashobora guhita atangira umurimo atanyuze ku mukuru wawe. Nuko baravuga bati, warebye byo ngo cyari ikirego, warebye ko wundi wahamije yatangiye kubatiza. Yohana amenya ko bari kurega, aravuga ati ariko sinababwiye yuko uwo muntu akomeye akwiye gukuzwa, njyewe ngacishwa bugufi. Ari ukuba ntakwiriye guhangara kuba naba mukuru kuri we, nta nubwo binkwiriye kuba uwo kujya apfundura udushumi tw'inkweto ze. Aha Yohana mu by'ukuri yari yanze guhabwa amazina y'ubukuru, ariko byaba ari ukunyuranya n'umukiza, kuyakunda, kuyishimira. Bunoho rero nta warakara bayamuhaye, ahubwo warakara batayaguhaye. Kuko wenda ku bantu hari ahantu hamwe byabaye, ntabwo ari ukugereranya. Umuntu yakuye umuyobozi w'idini, amuhamagara ku cyubahiro kimwe kandi amaze kugira bibiri. Ni muri Kongo, ararakara amubwira ngo mbese iryo ngiryo usize ni iryaswo. Amubwira nabe ati kubera iki? Niba yari abiri akaba ari revera mukuru, iyo mukuru kuyisiga, bavuga mu Gifaransa, iyo mukuru kuyisiga ni yasosha, ni yawe. Urumva ko ababunobo ikigaragaza mu madini ariho uyu munsi, ntabwo ayo mazina bakwanga kuyitwa ngo bamagane, winyita mukuru, turangana, oya unyita mwene so. Ahubwo buno warakara aguhamagaye izina bwite ryawe. Ariko Yesu na Yohana batubereye urugero, banze kwitwa ayo mazina bagira ngo begeranye na bene muntu, uko banganyaga umubiri n'intambara. Imana idufashe tubigane mu izina rya Yesu. Amen. Reka dushimire Imana cyane yabanye natwe, katuha kuvuga ku nsanganyamatsiko nk'iyi. Benshi bafiteho urujijo cyangwa se benshi bagoretse ku bushake,
yatubwiraga ubukuru n'amazina y'icyubahiro, aho twabonye ko umukuru ari Kirisito, aho twabonye ko uwungirije Kirisito ari impano yashyize mu itorero ikaziha abatandukanye, ndetse ko twabonye ko tugomba no kugira ubukristo bwa kivandimwe, tukagira impano zigakora nk'uko yazituhaye. Tukaba tubonye ko n'amazina yashyizeho ari ukuba bungeri, bashinzwe kubera abandi umugisha no kubabera abagaragu, badashinzwe ahubwo gukorerwa n'umukumbi. Reka dushimire Imana, mwe mwabanye natwe kandi tubararika no mu biganiro bitaha kugira muzakomeze kubana natwe. Imana ibaha umugisha. Reka twakire mwene data Munyagisenyi adusengere n'isengesho riheruka, dusezeraneho. Imana ikomeze kubana namwe kandi ibaha umugisha. Turagushimye data wa twese uri mu ijuru, kubw'ijambo ryawe ryiza waduhaye ngo rituyobore, ukaduha Yesu ngo atubere urugero, izina ryawe rihimbazwe. Tumaze kwiga amagambo yawe, turagusabye uduhe kuyumva no kuyumvira, kandi imigambi y'umwanzi wazanye mu isi kujijisha abantu ntibumvire ijambo ryawe, tugakora ikosa rikomeye ryo gushaka amazina aruta ay'umukiza wacu no kumusumba. Ndakwinginze ngo umucyo umurikire imitima, abaguye muri iryo kosa bashobore kwihana, abayobejwe bagarukire umukiza waducunguye. Dushime izina ryawe. Tubane kandi uturagire mu izina rya Yesu. Amen.